irabivuga igifaransa ningiriwe ni sava bye ntiwumva irakivuga irakizi igifaransa ngo ningiriwe ngo sava bye wi nafite itorero bakajya banjye zo ndabireka ubucuranga ndabyihorera guhanga ndabireka kubera iki nabonaga banza ngacurangira abahetsi bankubita ingume bajya kugira ngo njye gufata ibintu bakankubita natsindiye impuri ngo nzaba ndicuranga barankubita bankubise ndahira kunjya gucuranga ndabireka gukubitiye ubwo bankubitiye dore wita mu nzovu hasi harishya barankubita inshyi iranyica ndiruka ndahunga ngewe nitwa Ngabo tugiye kuganira n'umusaza twasanze mu karere ka Gakenke umurenge wa Muhondo akagari ka Huro umudugudu wa Huro aho hantu abantu benshi barahazi mu nsigamugani ivuga ngo ihuriro ni Huro niho rero turi twasanze umusaza ufite impano ikomeye cyane muramubona imbere kuri kamera zacu ntabwo nshaka ko mbabwira byinshi kandi ahibereye reka rero muhe umwanya aragenda tubwira byose ngira ngo murabibona ukuntu bikurikiranye byose aragenda rero atubwira hanyuma tubahaye ikaze kuri Home Sky TV nange ndabakiriye neza cyane amazina yanyu yombi amazina yanjye nitwa Murwaneza Yohani nk'abantu y'Ihuro umudugudu wa Huro akagari ka Huro umurenge wa Muhondo akarere ka Gakenke hanyuma twagusuye hano twasanze uri umunyabukorikori bukomeye hari ibindi bintu wigeze ukora byinshi kuva kera cyangwa ubitangiye umaze gusa nkaho wigiye hejuru wabihereye mu bwana mu busore cyangwa ngewe ibingibi bukorikori musanganye hano iwanjye nabitangiye ndi umwana ufite imyaka 14 nkakora ikintu bita iningiri ngiye murayumva maze kuyikora iyo ningiri yanga kuvuga yanze kuvuga nsubira inyuma ndongera nkora indi ndakijugunya geze aho mbona iravuze ubwo yo nyibaza nkayibaza nkuvira nshubije yewe ningiri uraho amakuru ni meza rahira ni impamo y'Imana rahira nuko nabitangiye nukuvuga ngo uganira nayo urayibaza ikagusubiza iransubiza rwose ko nayikoze bwa mbere cyangwa kuvuga cyanze kuvuga ndongera ndayikora nikoze numva nyibajije nti ningiriwe ihitaba numva naseka cyane ubwo rero byatangiriye nangira kuyicuranga izire nkujyani wacu Huro kwivuriro izire nkujyani wacu Huro kwivuriro irabyemera urayumva ni ibintu bikomeye cyane ni ibitangaza kubona igicurangisho ugicuranga ariko unaganira nacyo none se ujya ubasha no kuririmba ku buryo abantu badukurikiye wabaha nk'indirimbo unayicuranga ho gatoya ariko ku buryo indirimbo isa nkaho nabacuranga nateze imodoka kuva mu gitondo none nayibuze inaringiye Kigali gusuhuza iribagiza kubera tombora ni mugoroba muna gatoyota kubera tombora muna gatoyoka ni mugoroba ningiri uranjyanye Kigali urabyumva ikaba irakwemera iti ndagutwaye mujyanye Kigali ni ibitangaza hanyuma se iki gicurangisho gikoze muki iki gicurangisho mbere na mbere niwe wakikoreye igicurangisho ngi wakikoreye ugikora muki iki giti nagenda ngajya mu ishyamba nkareba igiti bita umwungu nkawutema namara kuwutema nkawureka ukabanza ugashiramo amakakama ubundi mara gushiramo amakakama nkawurambura ntago bacukura barambura nta kindi giti wakoresha kitari icyo ngicyo cy'umwungo igiti cyose cyavuga ariko umwungo niwe uvuga neza kuko byara n'inanga hanyuma uri kubona akantu hano imbere kameze nk'awacometsemo biba nk'umusaraba hari n'akuma gahari hari n'uyu kameze nk'umukwege bihura bite kugira ngo bibyarijwe ubundi kugira ngo bibyarijwe akagari kuravuga gacometsemo kameze nk'umuheto akangaka niko katuma uregera amanota none aka kantu nagashoviye narebye ubundi nashyiragamo igiti nashyiramo igiti najya kushuranga bikiregura none uza gufata ubushakashatsi none hari izindi ziri ruguru muri mize yanjye zo zikoze mu biti gusa
aka ngaka ni ikoranabuhanga nange narebye. Ufite na mize? Mfite na mize aho nakoreraga harimo n'ingoma. Hari mize ahantu nkorera n'ingoma. Iri nahihura? Iri hano ihuru. Mu kagari ka Huru ni hwiri. Ariko nanone mu rugo rwanje urabona naho hari mize. Kugira ngo abana b'urubyiruko mbatoze bamenye gukora ibyo byose. Ibi bikoresho byose turi kubona ni wowe ubyikora? Ni njyewe ubikora. Uzi no kubicuranga? Nzi no kubicuranga. Byiza cyane. Nzi no kubicuranga. Hanyuma tutarimo kugenda tugira iningiriyo turabyumvise, ariko ndi no kubona na gitari hariya inyuma. Hano hari gitari nayo. Igitari nayo nakoze ya mbere rwose njya gukora. Nayo niwe wayikoze? Njye wayikoreye. Nayo wayikoze mu mwongo? Oya. Inayikoze mu giti cya triplex. Nagiye nkora shaka triplex noneho nza kuyigonda neza. Nakoze icyambere nkibaza mu giti ngikoze kirapfa cyangwa kuvuga. Cyanze kuvuga ndarigenda ndakopera ndareba mbona triplex ariyo bayikoramo. None nkora wabikopeye he? Nabikopeye ku mucuranzi wacurangaga bitwaga Jimmy, ariko namubonye muri masene muri televiziyo. Mubona ndi mu mahanga, mubona acuranga neza, mvuga kubyigana nanjye. Nje ngeze mu Rwanda ndayikora. Wabaye no mu mahanga burya? Wabaga Tanzania? Tanzania witanje Japanda. Noneho ibi bikoresho byose bifitanye isano no kuba warabaye aho mu mahanga? Ibikoresho bimwe bya gihanga n'ibya sogokuru yasize amazi mu murage wabyo. Ibyerekeranye n'ingoma murareba, ibi ngibi ibya gitari byo nabivumbuye mbirebye gusa. Nuko uravuga uti uko ibisekuru bihererekanye ibiganza nanjye reka ngomane gakondo y'ababyeyi. Ubwo rero gitari nayo ndayicuranga buhoro ngakanusha. Ubuzima ni bwiza nyirabwakiriho, yamaze gupfa buribagirana, yamaze gupfa buribagirana. Yewe ga muhungu, yewe ga mukobwa, yewe ga muhungu, yewe ga mukobwa, rwose ntuzarati cyitwa ubuzima. Ubuzima ni nk'amazi ameneka ntibayore, ubuzima ni bwiza nyirabwakiriho. Habaye umuhungu wigaga amashuri, yigaga amashuri arayarangiza, yayarangije yacyuye diporoma, akorera amafaranga yubaka amazu, agura imodoka yubaka amazu, yakwicariwe maze akibwira ati rwose njyewe nta kintu cyashobora. Ubwo mu minsi mike aba yitabye Imana, bwa buzima bwe buribagirana. Yewe ga muhungu, yewe ga mukobwa, rwose ntuzarati cyitwa ubuzima. Ubuzima ni nk'amazi ameneka ntibayo, ubuzima ni bwiza nyirabwakiriho. Niryo ricuranga ihuro. Nuko byaje byiza cyane, ariko umuryo ubanza utaregeye neza. Ntabwo nayiregeye, ubu byantunguye na base nashyira mu bintu byantunguye, kubera ko muri gahunda yaba ni ibintu biteguye cyane mba nayiregeye. Nabyukiye mu murima nshakaga icyo abana barya kuko ntaho nkora ibi gusa. Corona yaje nabi, corona itaza kuba corona, ariko akamaro karafite akamaro cyane. Uraza kubituganiriza. Hanyuma ndi kubona n'ibindi byinshi hariya imbere. Twagiye nabwo ndaje yangiye namenye ubwenge. Sogokuruza akoresha iki giti ari icyo bita umuvumo, barema isekuru. Isekuru igasekura u Rwanda rwose. Babijyanaga n'Ibunyabungo bakajyana amafu kera ku nzara, bakagenda bikoreye ifu bakajya kuguranisha iriya, bakabashyira ifu bakabaha ibishyimbo bakabizana. None si ibyo byuma ko bitari byaza, ibi byahozeho. Nta wacu umuco gakondo, ahubwo dushaka ko dukomeza umuco nyarwanda kugira ngo utazaducika. Hari n'abavuga ko biriya byuma iyo bisya bisigamo utwuma dashobora kuba twatera akazi. Ubundi nanjye hari igihe mbona ese bashyiramo amaruru biriya kubikubita ingasiri, bashyiramo ikintu cyesha n'igitera, ariko mu minsi 30 uzajya uzasanga bugeze hano iyo fu ijya hehe wa mugani itakara hasi. Simbiza ahantu nyura byose nabimenya cyangwa yivanga n'ifu, sinabivuga sinabyiyemeza, ariko njye mbona nanjye harimo akantu gasigara mu nda. Niyo mpamvu ari dusigaye tunagwara mu nda cyane simbiza ibirwara. None nazo intebe za Kinyarwanda nazo. Oya, ni intebe ya Kinyarwanda ya gakondo ya kera. Nayo Yesu yuyikoramo. Nayo iva mu giti cy'umuvumu, yo sagutse ndarema ingoma nteraho kano.
nkabaza nkatereka kugira ngo umuntu azabone ujye yicaramo kugira ngo iragire iba yita imbazo. Ese hari kera twiga mu mashuri abanza hari udushushanyo twajyaga tubona dufite imisusire nk'iyi ngiyi niba barabyitaga imfwati niba barabyitaga imfwati nanjye ndayireba. Imfwati rero imfwati nayo ni incyamuzo bayitaga incyamuzo y'intuza. Iriya nayo iwanye n'iyi ariko imfwati iyo yakoraga iki? Imfwati nayo yari ikintu uko nange nyibona yari isa nk'imbazo nk'iyi ariko yari isuka ubundi yacuzwe n'abagihanga ba kera. Noneho nayo yari ikwikiye nk'iyintuza ariko yo yari ikoze paranuza gutya sinzi ukuntu yari ikoze ishushanyije intuza. Ubwo nacyo ko nayo idore n'igifungo cyayo kimeze nk'iki. Iyo swati koko niyo nanjye ndayizi. Hanyuma hari utundi twabonye hariya hejuru. Ibi ngibi nabyo ndabibereka. Izi ni ingabo. Izi ni ingabo iyo twabaga tugiye mu by'imiganura ingabo z'umwami zabaga zifatiye umwami zikiye umwami nizo bafataga bafite n'imiheto yabo. Iyi se yari imikino yari iby'imikino bya teyatere by'ikinamico. Ibyanyabyo yari yaraganaga nk'iyi. Naho ibi ni ibya teyatere y'imikino twakinaga tugira ngo umusirikare ingabo y'umwami ibi gafite gutya. N'imiheto nuko itari hano ariko imiheto nayo tuba tuyifite igihe yagiye cy'imiganura tuganuza umwami. Hanyuma abantu badukurikiye hanyuma nanjye nakomeje kwibaza kuri iyo myambaro wambaye. Uraza kwitubwiraho nyuma ariko watubwiye ko ufite n'inzu ndangamurage yawe. Si ibintu bisanzwe ko umuntu avuga cyangwa afite inzu ndangamurage. Wayishinze ute? Irimo ibiki? Kuki utabijyanye aho abantu basura cyangwa se nawe baragusura? Dusobanuriraho gato. Njyewe ngaho muri makeya ushatse kumbaza ibyo ngibyo naha mu nzu gwanjye habona n'inzagamurage. Nta kihabuze buri kintu kirahari. Kuko ni njyewe ubirema nta wundi ubirema. Ahubwo ikintu mvuga ngewe nshobora kuvuga n'abanyumva wenda babyumve ngewe nabuza ukuntu mbese nabona ahantu hubwo huzuye nshobora kuba nabikorera ku buryo n'abana baza nkabigisha abantu babireba bakabibona nkabikora mbona nk'ubundi nkazasiga umuco nyarwanda mu gihugu. Kuko ibyo mbikora ku giti cyanjye shaka kugira ngo ndebe iki mbone ko nabaho. Tufite imyaka 60 n'ingahe 64 myaka 64 ibigiye kuba 65. Kuko urumva ko igihe cyane kirimo kugenda kirembera ariko ndacyafite akabaraga gakeya. Ariko noneho bivuga yuko nabuze nubwo mbivuga igihe natangiriye gukora ibi ari ukuba mfite ubasha bwo kugira ngo mbe nabaho mba narabayeho kurenza ubu ahubwo ntago nanenze ubu ngubu wenda ariko noneho ntameze neza cyane. Nari mfite ahantu ku muhanda pfiriya wumva nakubwira nari mfite inzu hasi ku muhanda ntago muza kure. None nagenda nasubira nabanje hano mu rugo ngasanga bapfumuye abanzi b'amahoro. Ngasanga ibingoma zihari bakashanga bazidobaguye baje bazipfumagura. Yazo nza kwimuka nibwo nafashagura hano none. Aho ndakubwira hari ya ruguru biri ibindi bikoresho byanjye biri. Ubwo naho ndicara mpakorera cyo kuba mpakorera rimwe na rimwe kubera ko naho iziye rero kolonirazi bikora mu nkokora nari natsindiye no kujya East Africa Community. Kujya nayo ibihangano mu marushanwa ibihangano. Negereza ko intara yampamagara nagiyeyo mu bantu wa mbere. Byari kubera hehe? Iyo bari bavuze ko ndashaka kujya abana nkajya muri Kenya kwiga gutoza abana kwigisha gucuranga iningiri no kurema ingoma. Ubwo biza kugeraho ko nabizime sinongeye kugira icyo numva ahweho kabyo. Reka dutegereze wenda hari icyo bizabyara. Hanyuma se iyo myenda wambaye izi nkindi nambaye ni impuzankano bwoko ki? Izi nkindi nambaye njyewe nuko yandeba gutya ndakina cyane ahubwo ukina iki? Nkina mu bikerekeranye n'amatorero. Nayo ifite itorero bakajya banjye zo ndabireka. Ugucuranga ndabyihorera, guhanga ndabireka kubera iki nabonaga banza ngacurangira abahetsi. Bankubita ingume bajya kugira ngo njye gufata ibintu bakankubita. Natsindiye impuri ngo nzaba ndicuranga barankubita. Bankubise ndahira kunjya gucuranga ndabireka. Bagukubitiye ubwo.
bankubitiye dore bita mu nzovu hasi hariya barankubita inshyi ziranyica ndiruka ndahunga si ukubeshya rwose babikwaka se cyangwa banga kubigura kujya kubifata bankubise ntabwo namenye aho byaciye ni abantu b'abajura ariko ntabwo ni abantu bari none ko nagiye kuburana bakantera bashaka no kumfunga ngezaho leta yo mwirandika iravuga iti mureke umusaza mu mwihorere nibwo bamaye bankinza aho ngaho hasi batiye aho tukube ubaka akazu uzajye tugusangamo bankubita igihumbi zisho ubwo nahise nemera nifatira ako kantu ko hasaho ejo bundi ubwo mbonye bapfumuye ingoma ndakagurisha nongera niyubakira hano haguru ko nanze kuyarya ngo nyamare nawe bakizima kandi kazu nako karangaburira ubu niko kangaburira izi se nizo biti inkindi bavugaga ngo aho umuntu yambariye inkindi ngo ahambarira cyangwa ntahambariye izi ni inkindi nizo nizi ngizi neza ko umuntu utazi cyangwa n'uguye kuzishushanya izi nkindi nazibonye gutyo ubundi inkindi za kera zabaga ari inkindi z'imishanana bafataga uruhu nyaruhu bakarutara bamara kurugira bakarukuba bakarusiga amavuta rukanoga kwamara kunoga bakarusatura bagasaturamo utuntu nk'utu ariko izo nazo nizo wikoreye izi ngizi nazikuye Tanzania nibwo naje nzifite nziguze nivanyeyo kuko izo zikoze mu myenda ifite izitorero ryange zakinaga zambaye wabonye no muri rate foto harimo amafoto ndacuranga mbyambaye ndi kubona noneho uruhu nkabona n'inkweto ubwo no kuvuga ngo uva mu muziki ugakora nibyo bindi jewe niyo mvuye mu muziki mvuye ukora n'inkweto ora n'inkweto nizo udoda se cyangwa ufata uruhu ukaruhanga ugakora urukweto uruhu njyewe njya muri kazi Kigali none nkagura y'uruhu nirwo rwuru murarubona warubona ni uruhu original ni original ubwo rero nkuramo inkweto z'amagudasi nuko zitari hano inkweto z'abadamu zishobotse zose ndazikora bishoboka ko nazira za Mesayi wumva dore ubu urabona ko utu n'udutije nkora yari ninjoro nicara nkateranya niyo dukora amasaro kayatondeka gutya ndagena nkagura uturuza tw'amasaro none nkadutondeka ku buryo nkoramo inkweto z'abadamu z'amasandari kuko urabona imishumi yazo urabona niyi urayibona abariye ubwo nkakora ku buryo nsohora inkweto igasohoka ari tayari ibyo nkashaka rero ko urubyiruko rwose mushobora kuba mwampendahembera n'abanyarwanda bakabyumva banandeba ko ushobora kunabigisha bagakura inkweto nkazasiga uwo murage mu bana nta muntu w'umwana uvuze ngo yabuze icyakora kandi njye mpari aho hantu ndabibasaba cyane n'abati mukandera n'inkunga ikomeye rwose dore n'imashini izikora ngiye iyi ni mashini nayo niyo nkora inkweto uretse ko amaguru yayo ari mu nzu hariya ntayazanye nashobora kubiterura ariko ni ibingibi rwose ni ibingibi ubu ingiyi iradoda igafata nka kumwe ushobora gufata ikoroshi wayidoda hejuru hano hejuru ikoroshi nkoresha intoki nanone bisanzwe ko ndabitoroshye ari nk'ibishoboka n'amaguru mba nayazanye ubifatanya ute gukora ibi by'ubukorikori bundi by'imiziki unacuranga hanyuma ukaza njyewe iyo nshaka kugira ngo nurure ubwonko bwanjye njyewe mfata ibyo nacuranga urabona ko nk'ubu ni urugero urabona nk'ubu iyo ndangije gukora mfata nk'umuduri wanjye mbikwereke Kagame Paul yadukijije Kagame Paul yaratubwiye twese abanyarwanda dushyire hamwe duhange umurimo je nkabikora cyane nitwa Yohani Mugwaneza Yohani Wihu uramyumvisha ukayibona ubwo nkaba ndarangije naho ndangije ni murari yanjye nk'ubwo nkakora akagitari bw'abana butoya urabona kura urabona urabona mbaze kugira nkayitangira nkayiremba kwa gitari nkayirangiza urabona sinari nayuzuza ubwo iyo ndangije kimwe ndagikora nkagishyira hariya nkamenya ko nkirangije nuko dutangiye nkora ibintu ngiye ubu se aka gitari gakoze muki gakora muri triplex nuyireba se ni triplex ndayiheta nkayikora ku buryo mfata amakore nkayingira nkayibobina nagashyira kakaza kuvuga urabona nkaka ngaka doraka ako ko karuzuye ni imirya nshaka kugira ngo nambikeho urayibona kuko karuzuye
Ako se koko mu by'ukuri ubu nta hantu mu ishuri wabyize? oya njye nta nabyize nubwo ko nabikopeye mbirebye gusa ndi Tanzania mbona ukuntu ba Tanzania bazicurangaga none nawe ndayikora mitanzi mbona iravuze bayeyo nta handi nabyize kaho twagiye hano hari imiduri yo mwayibonye ubu urabona iningiri ese wenda tutaraharenga iningiri yo wari watubwiye ikikozemo ariko umuduri ntabwo watubwiye neza umuduri ukoze muki umuduri rero icyo giti ni bwoko ki urabona iki iyi ni niyo bita ingoma yawo iyi ni ingoma inuza kuko miho gutya urumva kuko injyanira iba mu mukwege uvuye hano muri iki gicuma cyo hasi hagati yabo harimo ikidongi ubwo urumva rero ubanga umuheto igiti waka igiti kizuka kibaza wakirangiza ugabangaho umukwege amara gushyiraho umukwege urayibona kuko nushatse uvana urayibona subibona uvana uramusigara umuheto sigara umuheto ubwo icyo giti cyo gikoze muki iki giti ni igiti cy'intusi gisanzwe cy'intusi none warangiza wambikamo urumva iyo umaze kwambikamo uragwashahuranye ndakujyana indirimba n'amatovu kwami bambwe umukurambere mutambagize nkujyane ku ivubiro iwacu ihora ngwinizire nkujyane ku ivubiro iwacu ihora ngutambagize nkujyane indirimba n'amatovu ngugeze ikareba we yizire mwana w'u Rwanda Kagame yatubwiye ati mwihangire imirimo kandi mubizananira muzamurekeze bayikinanira aho twagiye twakomeje komeza utwereke n'ibindi ndakwereka iyi ngiyi nicyo bita ingabo ko ndeba harimo intuza harimo ingabo kera harimo hari ingabo y'isuri bageraga ibwami bagiye ku ibwami ingabo z'umwami zajyanaga ingabo nyinshi hari ingabo zajyanaga babazaga mu biti by'imiko umukori wo murinzi none rero iri mu bwoko bw'isuri isuri bwo nuko ni icyatsi cyameraga mu kinani hariya ku ivubiro ndakikwereka niba kitagiye ariko cyarahabaga none iyo suri barayibohaga bakayiboha ku buryo wateraga umwambi yawukingaga gutya yawukinga ukavunika ugafatwamo wa wundi akaba yawukuye akaba yamuteye uwundi rukambikanira aho ngaho iyo ari ingabo rero ni ingabo yakingaga gakinga wajya kurasa undi akamukingira undi akarasa wowe nkaba nagukingira gutya undi akakumasha undi yakakugenda nawe akagukingira kugira ngo atagutera umutima akakumasha urumva ko bari bafite n'ubumenyi bari bafite ubumenyi bukomeye kandi bagendaga ntawagendaga ari umwe ingabo yagendaga yakingaga batatu nkubaye ko nkagukingira hariya yagukinga nkagugarura hano ku buryo wa wundi uri hariya atagutera aguhamye akamukinga rero akamukinga ingabo nuko byabaga bimeze naho ndakubwira inicondo ry'ingabo yabonaga imyamba ayimaze abona ushaka umunesha agukubitaga mu gatuza ugahira imukitura hariya agahita ukabarara akaba yaguciye hejuru akiyirukira wenda cyangwa se akagukoresha ibyo ashaka hari abavugaga ngo icyo gifungu ufashemo imbere ngo nicyo condo oya ikize kureba ari ukinze gutya iki gifunga ze ingabo ni iyi ngabo ni dore iyi condo y'ingabo ni iyi ngiyi kuko urabona ko ni akantu kameze nk'imiru yaguteraga gutya mu ntuze mu gihumbi akaba yagufashe ukabarara twakomeje twagiye turabirangiza twagiye rero aka n'agakoni nako k'abasaza aka gakoni ni njyewe uzibaza nazo iyo abakobwa bajya gushingirwa bazaga iwanjye nkabaramvurira inkoni bajya guha ba sebukwe bakagenda agakoni akazana agakoni k'umusaza hari n'abadukurikiye bashobora kuba barakoresheje inkoni barahari benshi ntabwo ari umwe dore nk'ubu urabona igiti ntangiye kureba dore ngiki iki ubu ngubu usigaje kujya gute kugitoboramo hagati yawe kizavamo inkoni nziza nugaruka uzasanga inka yujuje hano uratobora amara gutobora ukayibaza ukayirangiza ugashyiraho uko ushaka iki giti ni gereveriya iki giti ni igiti bita gereveriya igiti gita gereveriya ubu nzayitobora ubu ni hano nishushanye usange ari inkoni nziza cyane biragaragara imisusire yacu ubona ko ari cyo wayikora hanyuma se ibi byuma rero ibi byuma biresha iku ni ibiramvura ingoma ingoma
zimwe ndende ingoma ndende ingoma ndende. aha ndi kubona izo hari watangiye aha yazo natangiye urabona nk'iyi iyi bayita inyarura ibi nicyo cyuma nicyo gitera gutya manura amabango manura amabango umanura amabango ku buryo utera ugatera umanura amabango umanura amabango umanura amabango uyoramo nyuma umaze kuragwizamo ukayoramo nyuma cyangwa ugacura iyo ucurukuye nyine uba warangije guhinguranya iyi sekonde yaba munsi igeramo hasi n'ubundi ngo migomba kugera hasi kuko ntiyavuga urahinguranya hasi ukagera hasi igiti kikaba ikihere iki giti ni umuvumo ni umuvumo kiriya cyuma cyo kindi ikiba cyita igisomyo nacyo gikomeye n'iki ibi ni bimwe nta wakwirwa bivuga ibi ni ibisomyo bisoma igiti bikavanamo amabango iyi rero niyo mbazo iyo bayita imbazo iyi mbazo ibaza inesekuru iyo igezemo hagati ibasekuramo ubugari urayibona iyo wasekura ubugari iyi ngiyi nayo urayitereka ugatera wamara gutera warangiza ukayigarika wamara kuyigarika ugashyira hasi nawe ugaconga gutya umanura amabango ubundi ukayitereka hariya ukitahira. Abana rero urubyiruko ushaka kugira ngo batoze ibi byarabananiye benshi bamwe baraza abandi ntazi ubwo babona hari ibyuma byaje bisya bakavuga ngo ntabwo bamenya gihanga ibi ngibi by'ingoma ntabwo bamenya gihanga y'ibiti ntabwo bamenya gihanga ariko hari ibanga nk'abantu bareba hari ibanga ubonamo kuba abantu bakomeza gukoresha akangaka ni agasekura tungurusumu kwa kundi umuntu ushaka gusekura tungurusumu ushyiramo hano ukagasekura ukisekuriramo ugashyira mu biryo byawe umwanya ukirira nta kibazo. Abantu rero birabagendana hamwe nuko biba bimeze.